muraho neza. Tumaze iminsi mu kwezi kwahariwe ibikorwa by'urubyiruko rw'abakorerabushake, aho urubyiruko rugira uruhare mu bikorwa byinshi by'iterambere ndetse n'imibereho myiza. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuyobozi ubishinzwe muri Minaroke, aratangira twibwira. Yego murakoze, nitwa Richard Kubana, ndi umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroke, nkaba nshinzwe by'umwihariko ibikorwa by'ubukangurambaga no guhuza ibikorwa by'urubyiruko rw'abakorerabushake mu gihugu. Ese uku kwezi kw'abakorerabushake cyangwa se k'urubyiruko rw'abakorerabushake ni uwuhe musaruro rwatanze? Murakoze, umusaruro hari uwo dushobora kuvuga ngo uyu musaruro urabarika, hari n'utabarika, ariko hari ibikorwa byinshi bitandukanye byagiye bikorwa. Twubatse amazu y'abatishoboye, urebye mu gihugu twubatse amazu mashya nka Youth Volunteers ni community policing, twubatse amazu mashya agera hafi ku ijana, arenga ijana. Twubaka n'andi twasanye nayo agera hafi kuri 450 aho mu gihugu. Ariko tubatse n'ubwiherero, hari ubwiherero bushya cyane ku baturage batishoboye no kurwanya imibereho mibi y'abaturage, dushaka ko umuturage abaho neza. Twubatse n'ubwiherero bugera ku 1600 bushya, ariko n'ubundi bwasanwe bugera hafi kuri 900. Ibyo byose ni ibikorwa byagiye bikorwa, ariko murabizi ko uyu mwaka by'umwihariko twashyize imbaraga no mu gutera ibiti. Usanga twateye ibiti hafi bigera kuri nk'ibihumbi 350, hafi 340 gutyo ibiti. Umubare w'ibiti byatewe kuko twatangiye n'igikorwa cy'ubukangurambaga mu gutera ibiti, tree planting campaign. Aho na Youth Volunteers ntabwo basigaye inyuma, nabo bifatanije n'abaturage mu gutera ibiti. Ibi ni byatewe n'urubyiruko rw'abakorerabushake. Ariko uretse n'ibyo ngibyo, hari n'ibindi bikorwa by'ubukangurambaga bitandukanye, ubukangurambaga kuri gahunda za leta, isuku. Turi no gufasha abaturage mu bukangurambaga mu bikorwa bijyanye n'indangamuntu nshya, koranabuhanga, kugira ngo abanyarwanda bose bayimenye ko iyo process yatangiye. Tunabafitemo urubyiruko rw'abakorerabushake. Hari ibikorwa byinshi rero bikorwa mu bukangurambaga kugira ngo n'abanyarwanda musange gahunda za leta zibagereho kandi vuba. N'ibyo usanga duhugiyeho, ariko ntabwo ari byo gusa, biterwa n'umwihariko w'ahantu. Ibyo ni bike muri byinshi bitandukanye bakora nari mvuze. Twakwibaza ngo se bisaba iki kugira ngo umuntu ajye mu rubyiruko rw'abakorerabushake? Ese iyo umuntu abisaba cyangwa se abishaka bigenda biti? Yego urakoze, ariko ntasubiza icyo kibazo. Kuki Youth Volunteers in community policing bahisemo ukwezi kwa 10 nk'ukwezi kwihariye bakoramo ibikorwa bitandukanye mu buryo buri massive buhoraho? Ukwezi kwa 10 ni ukwezi ko gukunda igihugu. nka Youth Volunteers ntabwo tubica inyuma, niyo mpamvu twanaguhisemo nk'urubyiruko rw'abakorerabushake. Twahisemo ukwezi kwa 10 kugira ngo dukomerezeho naho ngaho. Icyo bavuze rero kugira ngo nibisaba iki kugira ngo umuntu abe umwe mu bagize urubyiruko rw'abakorerabushake, ni ikibazo cyiza. Hari undi muntu ugize kukimbazaho mu gitondo. Nta kindi, ikintu cya mbere gisabwa aha ngaha ni uko urwo rubyiruko, uwo mujene aba yiyumva nk'umuntu ukeneye kugira ibindi bikorwa akora atari ku nyungu ze bwite, ahubwo ku nyungu z'igihugu muri rusange n'abaturage benshi, atari ku nyungu ze bwite. Iyo wumva ufite uwo mutima wo gukunda igihugu, wo kugira ikindi kintu wakora gitandukanye n'ibindi wakoraga byawe bwite, icyo gihe wegera umuyobozi w'urubyiruko rw'abakorerabushake. Ku kagari barahari, cyane ko dufite structure, inzego zubatse kuva ku rwego rw'igihugu kujya ku kagari ndetse no ku mudugudu. Kubiro wegera uhagarariye urubyiruko rw'abakorerabushake ku mudugudu, ku kagari, akakwandika, ukagutangira gutyo, nabo ugatangira kujya bakumenyereza. Cyane ko dufite icyo nakwita database, navuga ngo dufite aho tubika amakuru y'urubyiruko rw'abakorerabushake. Uratangira wiyandikisha amazina yawe, nimero ya telefone n'ibindi, kugira ngo igihe cyose hari ibindi bikorwa runaka babona ukenewemo bajye bakumenyesha mu buryo buboroheye. Naho ubundi ni umutima, ikibanza ni umutima wo gukunda igihugu, ni umutima wo gukora ikintu watanga atari ku nyungu zawe bwite, ko ku nyungu rusange. Ese na yahe mahirwe ari mu kuba umwe muri uru rubyiruko rw'abakorerabushake? Buriya narabiye njya numva ngo ikintu cya mbere n'amakuru. Mu rubyiruko rw'abakorerabushake ni forum nziza, ni ahantu heza ho kugira ku makuru mu buryo bworoshye. Kuko niba hari gahunda za leta zitandukanye zirimo guca mu rubyiruko rw'abakorerabushake muri ubwo buryo, nawe y'urubyiruko rw'abakorerabushake urimo, ayo makuru ubu wa mbere kuyamenya. Hari amakuru rero agamije iterambere ryawe bwite nk'urubyiruko rw'abakorerabushake, hari n'ajyanye na gahunda za leta muri rusange dushaka gushyira mu bikorwa, ariko ubu ikintu cya mbere n'amakuru.
inava iyo exposure ko guhura n'abayobozi batandukanye muganira bakabigizaho gahunda za leta, ariko nanone no kumva uri proud, no kumva wishimiye kugira icyo ukorera igihugu ubwabyo ni byiza cyane, n'amahirwe. Ikindi ngiye nabonye burya urubyiruko aho rurimo rubona ko rurimo gutanga umusanzu, bituma yumva yishimiye icyo gikorwa yakoze, aba ari proud, bikanabarinda no kujya mu zindi ngeso mbi zitandukanye, cyane cyane kuba yagiye ahura n'abantu barushaho kumuha amakuru ajyanye n'iterambere rye bwite n'iry'igihugu muri rusange. Ukwezi kw'abakorerabushake kugiye gusozwa, ese uru rubyiruko rugiye kwibanda mu bihe bikorwa nyuma y'uku kwezi? ni ibihe bindi urubyiruko rugomba gukora, cyangwa se n'iki mwabakangurira? Murakoze cyane. Urebye ukwezi k'Ukwakira, ukwezi kwa 10 ko hari ibikorwa by'urubyiruko rw'abakorerabushake, ni ukwezi dukoramo ibikorwa byinshi twegeranye kenshi gashoboka, ariko bitabujije ko kuva mu kwa mbere kugera mu kwezi kwa 12 hari ibikorwa birimo bikorwa n'urubyiruko rw'abakorerabushake. Rero tuzakomeje, murabizi ko no muri iyi minsi turimo turakora ku buryo isuku igera hose mu baturage, muri wese akumva ko ari ngombwa. Ubwo bukangurambaga turabukomeje, ariko nanone nubwo dukomeje ubwo bukangurambaga, n'iki gikorwa twatangiye cy'indangamuntu koranabuhanga nshya, ubukangurambaga bwayo burakomeje kugira ngo n'abaturage bose bibagereho, babimenye icyo basabwa. Ubu twatangiriye mu turere dutatu, Huye, Gisagara na Nyanza, ariko tuzakomeza no mu tundi turere. Icyo gihe rero tuzaba turimo dukora ibyo bikorwa by'ubukangurambaga kugira ngo hatagira umuturage n'umwe usigara inyuma. Youth Volunteers in Community Policing nabo bazaba mbere mu bwo bukangurambaga, ariko hari n'ibindi bikorwa byinshi, kubakira abatishoboye, gusubiza abana mu ishuri. Ubu tufite niyo commitment uvuga ngo umwana utaye ishuri, turimo turakorana n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo tubamenye byatewe n'iki kugira ngo umwana atishuri. Ese ni ibikoresho yabuze, ese n'ababyeyi batabyitayeho, ese ni ishuri riri kure, ese imbogamizi zitandukanye, ese ni imirimo irimo gukoreshwa abana ahantu runaka. Ariko nanone Youth Volunteers tukanafatanya mu kurwanya ibyaha, tugatangira amakuru ku gihe, ariko icyo tugamije cyose ni neza y'umuturage, n'imibereho myiza y'umuturage. Ibyo bikorwa rero birakomeza kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12, nuko mu kwezi kwa 10 k'Ukwakira ari ukwezi kwihariye, anaho ubundi ibikorwa byo bitandukanye nk'ibyo nagiye mvugaho birakomeza. Kubakira abatishoboye, uturimo tw'igikoni, kurwanya imirire mibi, isuku n'isukura, byose birimo aho ngaho. Ariko muri rusange tubona ari urwego rwiza rufasha urubyiruko kwiyubaka, kwimenya, kumenya amakuru ari mu gihugu, byose bigatuma na wa mujene adasigara inyuma, ariko nanone na community atuyemo yayigiriye akamaro. Tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa mwagenera abari badukurikiye, by'umwihariko urubyiruko? Murakoze. Ubutumwa nagenera urubyiruko ni uko bose baza muri Youth Volunteers in Community Policing. Kubera iki? Ni ahantu heza ho kwakira amakuru mu buryo bwihuse, ariko nawe ukamenya ukumva wishimiye kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyawe. Ibyo rero bituma uba proud, ukamenya na gahunda zihari, no bose urimo gukora ibikorwa by'ubukorerabushake, ariko nawe mu by'ukuri uba witeza imbere. Icyo navuga rero ni kugira ngo twese tuboneke mu bikorwa by'ubukorerabushake, bitangire igihugu cyabo, ariko nabo ntibasigare inyuma, tunarwanya ibyaha. Murakoze cyane, tubashimira ko mwitabiriye ubutumire bwacu. Yego, nanjye ndabashimiye, murakoze. Ni naho dusoreje ikiganiro cyacu. Rubyiruko, tubashishikariza kwitabira ibikorwa by'ubukorerabushake.